Hano duhagaze turi mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu. Tugakomeza hano ni mu cyicaro cya YouTube, hari ibigo byinshi by'amashuri kwa aya mazu ayangaya mbereka ari yagoma. Murabona indege ziri kugwa ku kibuga cy'indege hariya. Imana yashire ihabwa icubahiro. Nahazamukanye n'abantu muri hano kuri televiziyo, hari n'abantu badusabye ko tuzahazamukana mu buryo bw'umuka. Abo barahari aho baherereye, kwanze rikanze n'ambasuhu. Yemye bakobwa, yemye badamu, yemye bagabo, mwebwe mwambaye byefuzo ngo nzaze ku musozi, mumenye ngo nahagarutse rero turi kumwe, mutega amatwi, amavuta n'imbaraga birahari. Impamvu tugomba kuzamuka, impamvu tugomba kuzamuka umusozi, itangaza cy'Imana nuko nahazamutse ngahambarira imbaraga, ngahasenga, ngahakura imbaraga. Ndi gushima Imana ko nongeye kugaruka kuri uyu musozi. Ni ubwa gatatu ngugarutseho. Uyu musozi ni ubwa gatatu uzamutse. Uyu musozi ni cyo kintu wakubonye bituma ukomeza kuzamuka? Uyu musozi narawukunze cyane. Ubwa mbere nawuzamutse nari mfite ikibazo cy'inzara mu rugo iwanjye. Imana irabikora, irambwira ati mwana wanjye ndakugaburiye, naguzongera gusonza nari. Ndagira ngo mbwira abadukurikiye, ni waba uri mu kibazo, waba urwaye, waba ufite ikibazo cyaburiwe umuti, Yesu aratabara. Matayo 5 aravuga ngo abonye abantu benshi abwira bahiriwe abariho ngazamuka iki nguko twazamutse iki abazamutse umusozi bizeye. Reka dushime Imana ko urugendo rwacu rukugana ku musozo. Gusa abantu badutumye mwabonye ko tutabatengushye, ahubwo umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Turakwakiriye David, turakwakiriye, karibu karibu. Imana yabwa icyubahiro. Mwaya masengesho yacu turabakiriye kandi tugwaye karibu rwose, karibu. Yes, nibyo gaco keshi gakomeye kuditamo hano kuri Ndi Umukristo TV. Amuri Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ndabasuje hano hose mwamuhereye muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kandi nambabwira ko mbakunda. Ndabakunda cyane pe, ntabakunda cyane sinazamuka uyu musozi muremure muri kubona duhagaze aka kanya. Mwe mutumenye kuri Gonareke TV, ariko uyu munsi twavuze ati reka dukore nivuga butumwa kuri Ndi Umukristo TV. Turi kumwe na Pastor Laban. Umeze mute Pastor Laban? Turaho, turashima Imana. Yego, tumeze neza. Yesu ni muzima muri twebwe. Yes, ahantu duhagaze abantu badukurikiye kuri Ndi Umukristo TV, ntabwo ari bwo bwa mbere muhatubonye. Mwitegereze neza cyangwa musube muri video zacu. Ahantu tuhagaze ubwa kabiri. Ubwa kabiri tuhagaze? No ubwa kabiri. Yego. Ahantu tuhagaze rero ni ku musozi wa Rubavu. None atembere ubu ndi ku Gisenyi ku musozi wa Rubavu, ndi kumwe na Pastor Laban. Murabona kabishimira, tugiye gucye tubasuhuza. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amore Imana bane namwe cyane. Yes, wenda kugira abantu bashobora ko badukurikiye ari ubwa mbere, reka twongere tuba presenter ahantu duhagaze.
n'ubundi tukomeze n'ivugabutumwa nk'uko tugiye kugenda tubabwira ivugabutumwa tugiye gukora ahangaha. Ikituzanye kuri uyu musozi ni ukuza kuvuga ivugabutumwa tukabwira abantu b'Imana bakagarukira umukiza bakihana. Ikindi gikomeye ni ugusengera abantu badutumye kugira ngo tubasenge n'ibyifuzo byabo uburwayi barimo. Nicyo kintu kindi gikomeye no kugarukira umwami n'umukiza no kwamamaza ijambo ry'Imana. Reka Rabana dufashe gupresenta ahantu duhagaze, abantu badukurikira ubwa mbere bamenya ahantu duhagaze ni hehe. Se ahantu muri no amazu muri kubona hano musi yacu ni hehe, se uyu musozi amateka ufite na yahe, byose turaza kubivuga muri aka kanya. N'abantu turi kumwe nabo muraza turaza kwakira abantu make ku buryo turagira haraguru ho turagira ku hano ni mu ntangiro yaho turacyari urimo hagati, nitugira hejuru ho turagira twataka isengesho, twataka ijambo ry'Imana, tubwira abantu bakihana bakagaruka umwami n'umukiza. Yes, Pastor Rabana ahantu n'ubwa kabiri tuhagaze, ariko turagira ngo dufashe nko byari byagenze ubushize, tukabwira abantu ahantu duhagaze hariho. Ahanga duhagaze ni hehe? Hano duhagaze turi mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Rubavu, yego, mu murenge wa Rubavu. Yes. Cyakora yenda hajya haba utugari cyangwa se amasite cyangwa se yenda ahantu haba hamenyerewe. Haraguru ahangaha ni Mbuzamahanga. Mbuzamahanga tumanutse gatoya tukajya mu byahi hepfo gatoya tukajya aho bita za Buhuru, tugakomeza. Hano ni mu cyicaro cya YouTube, hari ibigo byinshi by'amashuri. Kwaya mazu ayangaya mbereka, ayangaya rwose ama etaje, menya etaje enye hari ngira ngo ahangaha nawe urumva nyene ni ku cyicaro cya YouTube n'ubundi ni kwikorana buhanga mu buryo bwo kudufasha. Yego, ahangaha hepfo rero nguko mubibona ni mu mujyi, twerekeje hirya mu mujyi, nitugera haraguru ku musozi nibwo baraba bahareba neza. Nono ari amazu mubona hakurya asa n'imyeru cyane, harane mu gihugu cya Kongo, mu baturanye bacu. Ngahari ya Goma murabona indege ziri kugwa kibuga cy'indege, ku kibuga cy'indege hariya. Ari amazu na hakurya harane muri Kongo. Bigaragara ko bakongomani bakunda ko bakisha amabati y'umweru cyane rwose cyane, amabati y'umweru naho ni umweru n'icyatsi, imituka ariko cyane niyo bayiganje cyane. Yes, twazamutse ko umusozi wa Rubavu, wenda hagana no tureba abantu badukurikiye neza. Uyu musozi wa Rubavu twawuzamutse, byibura tubwira amateka yawo makeya. Amateka y'uyu musozi ni umusozi mwiza cyane, uboneka ubwiza bw'Imana, ukaboneka amavuta y'Imana. Yenda ngiye n'ubwa kabiri tuhageze ku bijyanye na televiziyo, ariko iyo numvise mfite ubukene mu mwuka ndazamuka ngaza kwegera Imana, ngahava nongeye gusubizamo imbaraga mu bugingo. Imana yacigabwe icyubahiro. Hano rero na gasozi keza cyane, niyo mpamvu nahisemo kuzana n'abadamu n'abakobwa n'abagabo kugira ngo nabo nanone baze bahafatira imbaraga z'igihe kizaza, bahakomerera umutima mu gihe kizaza, bityo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Burya iyo ahantu habonye ibyiza ni ngombwa ko bino byiza ko bisangiza abandi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nahazamukanye n'abano muri hano kuri televiziyo, hari n'abantu badusabye ko tuzahazamukana mu buryo bw'umwuka. Abo barahari aho baherereye. Kwanza reka nze n'ambasuhuze, akamasuhuze ndasuza abantu bari mu Bufaransa, abantu bari Oman, abantu bari Amerika, abantu bari Central Africa, abantu bari mu Bwongereza, abantu bari hirya no hino cyane kuri umugabane wa Afrika ari naho dutuye cyane cyane abatuye mu karere ka Rubavu hano iwacu mu Rwanda. Ndabasuhuje cyane, yemye bakobwa, yemye badamu, yemye bagabo, mwebwe mwambaye byifuzo ngo nzaze muke ku musozi, mumenye ngo nahagarutse rero turi kumwe, mutega amatwi. Amavuta n'imbaraga birahari, nawe nutubona ukizera ukikonegita kuri twebwe, nukuri urabona igisubizo cyawe. Imana yacu ikugirire neza cyane kandi Uwiteka akomeze kubishimira cyane. Yes, wena nahita mbaza ikindi kibazo gikurikiye, nukubera iki tugomba kuzamuka umusozi nk'uko tugiye kwihererana n'Imana, cyane ko abantu benshi bakunze kuvuga ati aho uri hose Imana yahagusanga, kandi natwe niko tunabizi. Waba uri mu cyumbi wawe, waba uri hehe kumukeka, ahantu hose waba uri Imana yahagusanga, upfa kusenga isengesho za wizeye. None twebwe twafashe akanya, abantu baradutuma tuzamuka kuri uyu musozi. Nihe mpamvu tugomba kuzamuka? Impamvu tugomba kuzamuka umusozi, njyewe akenshi singera ku byanditse byera, kuko Bibiliya itwereka abakozi Imana batubanjirije muri uru rugendo cyangwa se muri uyu murimo. Hari benshi bagiye bazamuka umusozi, bagahura n'Imana, bakabona ubwiza bw'Imana. Mose yabonye Imana mu gihuru cyaka umuriro, Imana imutuma
Mwegiputa, ba Aroni, abo bagendanye na Mose, ba Eliya bazamutse imisozi, na Yesu umukiza wacu umusongozi wacu nawe ubwe yajyaga ku misozi za Elayono, akajya kuri za Galileya n'ahandi hatandukanye, aho ngaho akihererana n'Imana, mu gitondo akazindukira cyangwa se ku manywa igihe byabaye ngombwa, bonde akajya mu giterane afite za mbaraga z'Imana zikiza indwara, zibwira abantu ubutumwa bwiza, Imana kigahabwa icyubahiro. Nicyo ngicyo cyashingenderaho, nuko nanjye ngera ikirenge mu cyabatubanjirije mu uyu murimo w'Imana, ngazamuka umusozi w'Imana. Yes, wenda reka nkwemeza n'akana kabazo kanyuma ndibuze kukubaza byibura kugira ngo nake n'aba bantu turi kumwe nabo tugire akantu gato tubabaza, turakira nk'abantu babiri cyangwa se batatu. Yego. Ariko reka nkubaze kino kibazo, nabaye abantu bagomba kuzamuka umusozi, tumenya ko abakozi b'Imana bakunze kuzamuka imisozi, cyangwa se abantu bameze gutya runaka ugasanga babishyize mu kategori runaka. Hari undi uvuga ati none ngewe amavuta ndimo sayo kuzamuka umusozi, babivuga mu buryo butandukanye. None wowe wumva ari abaye abantu bagomba kuzamuka umusozi bagiye guhura n'Imana cyangwa se bagiye kwegereza Imana? Burya buri wese aba afite aho yavomeye, cyangwa se buri wese akaba afite uko yizera Imana. Mu by'ukuri yenda hari abagera mu makategori ku buryo batazamuka umusozi, ariko njyewe sengeye ibyiza nagiye mbona mu misozi, urwego rwose nageramo ndaga umusozi nawuhemukira. Kuko uzi impamvu ndawuhemukira, nuko tubona abakozi b'Imana benshi cyane bagiye bazamuka imisozi cyane, nguko nakubwiye Yesu umucunguzi wacu yarinze ava mu isi, akizamuka imisozi agafata imbaraga, Imana kigabwa icyubahiro. Bariya rero yenda buri wese afite uko abona, buri wese afite uko abona ibintu, ariko ngiye mu buryo bwanjye no kwegera Imana no gusenga, mbona kuzamuka umusozi ari byo bimfasha kuruta ibindi byose. Yego. Yes, no numva ibyo bintu byose ubwo abantu bose babyumve. Wenda sinzi niba ari karabo ku bantu bose bashobora kuba bakumva bashaka kuzamuka umusozi. Ni karibu. Buri wese ni karibu rwose, wabyumvamo akumva ko ari byo byamufasha, ni karibu rwose, turabahamagaye muzaze tuzamukane kuri uyu musozi. Bivuze ko buri muntu wese yazamuka umusozi. Buri wese yazamuka kuri uyu musozi, sadepa bigendanye n'uburyo bwe, nuko yabyizeye, nuko yumvishe ashaka guhura n'Imana. Burya iyi Mana tuvuga ni data wa twese, kandi burya iba hose, ibera hose icyarimwe. Iwanjye mu cyumba ndyamamo napfukama ngasenga ikanyumva, kimwe nuko no kuri uyu musozi nabwo nazamutse iranyumva. Iyi Mana dukorera, ushobora kubura akanya ko kwerera ukajya no mu bwiherero wahagararamo baba ngo Mana umbone, nubwo bere gutya, nubwo ni muri situation itameze neza, ariko hano ndi mu bwiherero, Mana isengesho ryanjye uryumve, aho naho Imana yakumva, kuko nubundi Imana ibonekera hose icyarimwe. Yes, reka noneho reka twitabaza abantu turi kumwe nabo bagiye ikintu bavuga. Pastor noneho nawe wahagara hano ku ruhande rwanjye kugira ngo bize kugenda neza muri kamera n'abantu badukurikiye batubone neza. Reka twakire uyu mupapa turi kumwe, ni karibu. Wenda nawe wahagara hano ku ruhande rwanjye. Turakwakira hano kuri Ndi Umukristo TV kugira ngo tugire ikintu tukubazaho gitoya. Ni byiza ko Pastor aguhaye nuza microphone. Turagira ngo wenda duhere utubwira amazina yawe. Yitwa Nzababera Damascene. Nzababera Damascene. Wenda akabazo kambengeye kukubaza, uyu musozi nibwo bwa mbere wawuzamuka? Uyu musozi niho nawugeraho bwa kabiri. Ubu ni ubwa kabiri. Yes, turagira wenda uzamutse ubugira kabiri. Ubwa mbere uzamuka byaba bimeze gute, cyangwa se nike gitangaza cy'Imana wahuriyeho nacyo? Itangaza cy'Imana nuko nahazamutse ngahambarira imbaraga, ngahasenga ngahakura imbaraga n'amavuta. None ubu ngubu uzamutse ubwa kabiri, kandi ubwa mbere wari wahazamutse. Wenda abantu bashaka gutekereza ko umuntu ashobora kuzamuka nka rimwe, kubera ko nge kuzamuka ubugira kabiri. Nongeje gushaka amavuta. Ni ukuvuga ngo tugomba guhora dushaka amavuta. None ubu ngubu wizeye ko uraza kuyabona? Nizeye ko ndaza kuyabona, kuko iyo umuntu agiye ku musozi atafite amavuta n'imbaraga nyinshi cyane. Yes, ubwo urakoze cyane, niyo duce twashaka kukubaza. Reka twakene mwabana bamere bari hari imbere yacu, wumva afite ikintu yaza kutubwira anga yaboneye kuri uyu musozi wazamutse nka kabiri, nawe aze tuganire. Mama naze rwose, ni karibu. Haleluya. Tambuka rwose. Yes, hagaraho ngaho. Ndi gushima Imana ko nongeye kugaruka kuri uyu musozi. Ni ubwa gatatu nkugarutseho. Ariko turagira ngo banze tubwire amazina yawe. Nitwa Uwimana Yasente. Yes, uyu musozi ni ubwa gatatu uzamutse. Uyu musozi ni cyo kintu wabubonye bituma ukomeza kuzamuka? Uyu musozi narawukunze cyane, ubwa mbere nawe uzamutse.
nari mfite ikibazo cy'inzara mu rugo iwanjye Imana irabikora irambwira ati mwana wanjye ndakugaburiye naguzongera gusonza nawe Imana yarabikoze n'ubwa kabiri nawe uzamutse yakomeje kunkorera ibitangaza binyuranye yankirije umubyeyi ari mu bitaro bigoye ndayibutsa ati Imana wibuke wa musozi wa Rubavu nazamutse Imana irahanyibukira cyane niyo mpamvu bitumye nongera kugaruka ubwa gatatu n'ibindi tari yakora kugira ngo nabyibikore. Yes, urumva rero turagushimiye cyane twagira ngo twumve impamvu ugomba kuzamuka uyu musozi nibwo uzamuye no n'ibindi byifuzo bitandukanye n'ibyo wari ufite mbere. Yes, hari umuntu uzamutse umusozi ari ubwa mbere? Barahari. Uzamutse umusozi ari ubwa mbere nazi. Uzamutse ari ubwa mbere? Ni ubwa mbere. Umusozi ni ubwa mbere ugezeho? N'ubwa mbere mugezeho. Ni ikihe kintu kigutera ishyaka cyo kuzamuka uyu musozi cyangwa se amateka wumviseho? Ikintu kineye kuzamuka. Yegeza ka mikrofone neza. Ikintu kineye kuzamuka nanjye nje gusaba Imana imbaraga kugira ngo nanjye nyine nyibwire nyisabe kuko nge numva nayikorera ndi kwisaba imbaraga kugira ngo imbemo nanjye nyibemo kugira mbashe kuyegera neza. Yes. None ubu ngubu nike kintu washishikariza abantu batarazamuka uyu musozi ukurikije no kuntu utangiye kuwubona utangiye kubona amavuta tuzamukanye nike kintu washishikariza abantu? Nabashishikariza nyine kuzamuka imisozi nkuko Pastor Labani yabisobanuye. Imisozi twibuka Yesu nawe mu mikorere ye nuko yabayeho ngo yakunze kuzamuka imisozi cyane. Nyine natwe twaje kuzamuka kugira ngo natwe dutabarwe tuyisabe ibyo dukeneye. Nabashishikariza nabo kuza kubasha kujya bazamuka imisozi basaba ubwiza bw'Imana gutabarwa nayo kuko ishoboye byose kuko iberaho si cyarimwe ariko kuzamuka umusozi biba byiza kurusha ibindi byose. Yes, turagushimiye cyane no ka mikrofone kamera Pastor Labani. Urakoze cyane mushiki wacu. Noneho uko bimeze abantu mwese mukomeje kudukurikira kuri Ndi Umukristo TV. Uko gahunda zigiye guhaga none ahanga nubwo akavura kagiye kugwa ariko nta cyatuma tutavugira Imana kuko nuko kurikira umwami Yesu ntago ari ibintu byoroshye uko byagenda kose kaguye tukiri mu nzu hagati ariko tugomba kunagerayo kabone ubwo nta mazi ariyo Imana yaza kureba ukuntu ibigenza iragira uko ibigenza haleluya nitunyagira. Amen. Yes, wenda reka tubwiye Pastor Labani uko gahunda zihagaze tugiye kuzamuka araraguru turete tukomezanya n'ijambo no gusenga ko dushima Imana ko tuhageze. Ndumva isengesho ryame twahita tugeze ara hejuru twarangiza tukumva ijambo ry'Imana tugafatana kakanya ko gusengera abantu twarangiza tukitahira. Bundi nawo mwanya nyamukuru wo gusengera abantu kuko hari abantu benshi cyane batwandikiye bavuga ngo ni byiza tubikonegiseho mudusengere mujye mutuberayo. Umwanya nyamukuru ukomeye cyane ni wo gusengera abashiki bacu bene data bagiye duhereza ibyifuzo. Muhumure rwose turi kumwe. Iyo tuzamutse umusozi gutya tuba tugira ngo tubereke ko ibyo mwadusabye ko turi kubishyira mu bikorwa kugira ngo Uwiteka Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yego, noneho wenda uko gahunda zipanze turazumvise nike kintu abantu baza kwitega mu bitangaza Imana iri buze gukora kuri uyu musozi? Icyo bashobora kwitega nuke bisubizo byabo barabyakira ku uyu munsi. Ngo bakimara kudukurikirana kuri telefone kuri televiziyo mu buryo bwarebwa bwose banyuramwo bakatubona ku ikoranabuhanga. Icyifuzo cyawe ikibazo cyawe izere neza ko Imana kwira guhereza igisubizo Imana kigahabwa icyubahiro. Yes, none reka noneho ko Pastor Labani dusobanuye icyo tugomba kwitega gusa nanjye ijambo rimwe nakongeraho mu buzima bwose cyangwa kwangira ikigeraho n'ukwizera. We dukurikiye urukura iyi video gerageza wizera. Sinzi si wasurimo sinzi ahantu herereye sinzi ahantu wicaye ushobora kuri mu office ushobora kuryamye ku gitanda cyawe ushobora kuba bakwirukanye ku kazi se ushobora kuburwaye ahantu hose waburi cyangwa se ibibazo byo waburimo byose zakugiye kuzamukana natwe. Twatanye umusozi hepfo mwagiye mubona video zagiye zibanza ukuntu twazamutse umusozi. Niba watangiranye natwe rero ushobora kuba utari kumwe natwe ukazamuka natwe umusozi. Birashoboka cyane. Wizeye Imana ishaka gukora ibitangaza kurusha abantu turi kumwe hano batarizera. Bivuze ngo natwe nubwo twawuzamutse ariko utaragira kwizera nta kimana iri buze kumukorera. Wowe ushobora kwizera kurarema ukaza kugira ute kubona igitangaza kurusha kwizera kurarema. Rero ndagusaba ngo wizira mu mutima wawe gerageza kuze kwizira mu mutima wawe ubundi byose Imana iraza kubikemura. Ndumva twakomeza ivuga butumwa Pastor Labani. Sawa rwose. Wahimana ya wahimana ya wahimana vuganye Imana vuganye Imana yo haleluya. Amina. Twongeye kubakira twongeye kubishimira
kandi twongeye kubabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Tukomeje guterera rero umusozi, tugeze hahandi twababwiye ku musozi hejuru. Ndagira ngo dukomeze tubereke ko twahageze, kandi n'Imana umuremyi wacu nawe ukomeze abone ko twakandagiye. Haleluya. Hano Buhungo, dore ikibuga cy'indege Kigoma, hakurya ni Misake, hakurya ni Kirimangoma n'ahandi hatandukanye. Turakomeza kugenda tubereka ngo rero tubahaye ikaze kuri wa musozi. Yemye bana musengana natwe kuri online, reka maze butindane namwe cyane, kandi umuco w'Imana akomeza kuba mushiki wanjye, mwana data, imbaraga z'Imana zibe kuri wowe, umuco w'Imana ukomaze kuvire cya cyefuzo ufite, cya kibazo ufite, izere tuzamukane turi kuri uyu musozi, kugira ngo nawe aho uri ku gitanda, aho uri kwa muganga, aho uri mu kazi, aho uri mu murima, aho uri mu modoka, aho uhereye hariho hose, umenye ngo Imana turi kumwe, kandi umurengezi, kandi n'umutabazi, kuko irabana nawe cyane. Ubwo rero twazamukanye n'abashiki banje na bene data. Haleluya, abantu turi kumwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Twageze kuri wa musozi nyirizina. Abahageze bwa mbere, ndagira ngo mbahakundishe ndetse muhamenye ibyifuzo wazamukanye uko byaba bingana kose. Izere neza udashidikanya ko Imana muraba muri humwe, muraba muri kumwe. Imana mwazamukanye, Imana muri kumwe, mwaturukanye cyagi ukimara kubitekereza. Imana y'ubwayo mwari kumwe. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Murekere dupfukame dushimire Imana ko tugeze kuri uyu musozi. Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimira, izina ryawe niryubahwe. Wabanye natwe mwami mwiza, wabanye natwe mwami dukunda. Twemerere tugirire neza nyakubahwa Imana, imbaraga zawe utwaregwa n'ubuntu bwawe. Data, reka rutindane natwe kugira ngo izina ryawe rishimye, kuko uri Imana y'igitangaza. Tubere Imana, utubere umucyo, tubere ibyiringiro. Data, ni koko murengezi mwiza, wumva gusenga kwacu. Turagushimiye kuba dutambutse tugeze kuri uyu musozi. Izina ryawe nirishimye, ngaho twemere uturengere, kuko uri Imana y'igitangaza. Data, abadamu bahageze, bagabo bahageze, basore bahageze, bagirire neza, kubye neza n'ubutware bwawe. Izina ryawe nirishimye. Kuko Imana igira neza. Waravuze ko utekima neza yatindane natwe, kuko uri igitangaza. Mbaraga zo no kwera kwa bitindane natwe, kuko uri Uwiteka. Reka amavuta abe ku bana byawe ryera. Reka dusengere bashiki bacu badukurikiye online, badukurikiye kuri ndi umukristo TV. Mana, ubane nabo, bene data ubane nabo, babuze urubyaro ubane nabo, kugira ngo izina ryawe rishimye, kuko uri Imana y'Inyeba. Ngatubere Imana, utugirire neza, kugira ngo izina ryawe rishimye, kuko uri Imana y'igitangaza. Haba Yesu bishimira izina rye ryiza, ibamara n'ibabaro ikabatinyuka, imibabaro n'ibabaro ikabatinyuka. Iyo umutima ukomeretse, umutima ukomeretse, niryo riwukiza, ushonjeri rawuhaza, rero ushonjeri rawuhaza, rero urushe yanjye nziza, yo ngabo yanjye nziza, ihore nyengera, urutare nubakaho, n'inzu yanjye itagwa, urutare nubakaho, n'inzu yanjye itagwa. Yesu, ubwo nzakwirebera ukuri mu ijuru, nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiye, ubwo nzajya ngusingiza
singiza uko bikwiriye nanone uko mbishoboye sajya nguhimbaza iryo zina rizampumuriza mwipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza Haleluya rizambumuriza iyo rizambumuriza yewe rizambumuriza yewe rizambumuriza yewe rizambumuriza Haleluya rizambumuriza yewe rizambumuriza yewe rizambumuriza yewe rizambumuriza Haleluya 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 abana b'Imana bonde rero twaje gusenga vuga ngo twaje gusenga twaje gusenga Haleluya Mana yacu yahabwa icyo mureke tugire abantu dusengera amina tugire abantu dusengera ariko mbere ya byose ntabwo njya nibagirwa igihugu cyanjye cy'u Rwanda igihugu cyambyaye Haleluya igihugu nakuriyemo ngaba ngigiremo imyaka 40 isagaho ngaba ngifitemo umutekano mureke tubanza dushimira Imana ko yaduhaye igihugu kirimo umutekano ingabo na polisi umutekano n'ubuyobozi bwacu bwiza by'igihugu ku buryo batubera amaso bakatugendera tukabona umutekano Imana yacu igahabwa icyubahiro zamura isengesho ushimira Imana kubwo umutekano dufite data mu izina rya Yesu turi imbere yawe ndagushimira igihugu cyacu cy'u Rwanda data ndakigushimiye turaryama tugakanguka turajya gukora tugakora neza ndabeze Kristo mwiza nibitagenda neza wenje Imana wabigenza neza izina ryawe rigashyirwa hejuru tugushimiye amahoro tugushimiye umutekano mu izina ryawe ryera gumana natwe turende dufashe turende twegere mu izina ryawe ryera ndetse data twese myiza ingeke z'igihugu cyanjye cy'u Rwanda uzirinde hirya no hino mu mipaka itandukanye mu turere dutandukanye Mana uhagarare komeze kuhaturindira kugira ngo izina ryawe ryubahwe ibihugu duturanye nyakubahwa Imana nabyo bishyiremo amahoro mu izina ryawe ryera byakumvikana byo kuvuga rumwe kugira ngo izina ryawe ryubahwe kuko uri Imana y'inyembaraga ngatindana natwe ngatwemere kandi utuyobore data kubyo imbaraga za n'ubutware bwawe izina ryawe niryubahwe ngaturengere muri byose kadufashe muri byose kubyo imbabazi zawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen haleluya 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 Bana Imana muzi impamvu ndashobora kwibagirwa igihugu cyanjye cy'u Rwanda amena nuko ngikunda nukuri nuko ngikunda yarasashimwe cyane nayimbazwe ndatekereza ko mu bantu njangeza w'ijambo ry'Imana cyangwa se mu bantu nigisha ijambo ry'Imana mbabwira ko ari ibintu bitatu umuntu atagomba kubura mu buzima amena muri hari ibintu bitatu by'ingenzi mu buzima bikugira uwo uriwe bishobora kugira aho bigukura bikagira n'aho bikugeza Mana nihabwe icyubahiro muze ikintu cya mbere ugomba kugira umuryango iyo ufite umuryango wumva ukomeye vuga nk'umuryango iyo ufite umuryango wumva ndacyakunyeganyeza Mana yacu tugirire neza turi mu gihugu cyagiye kigira ibibazo byinshi cyane benshi bagasigara nda miryango bafite ariko urebye usanga ibyerengero bye bereka umuryango avuga ngo yongera papa yongera mama yongera badata wacu nanjye mbangeze hari abandi bageze ariko ndagutangariza wowe ushobora kuba yenda byarakugendekeye ko nguko humura mu ijuru hari Imana haracyari ibyiringiro Yesu hari Imana igomba kukubera papa igomba kukubera mama igomba kukubera mujomba igomba kukubera buri kimwe cyose witeka gahabwa icyubahiro
haleluya. Buriya kuba ufite umuryango ni ibintu byiza cyane. Icya kabiri, kuba ufite igihugu, kuba ufite ikiremwe, ukaba ufite igihugu kikwemera nawe ucemera. Mane twegere kandi kindane natwe, ufite bikuranga mu gihugu, ufite intangamuntu, dongo ufite ubwene gihugu, buri umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Njya numva ngo habaho inyeshyamba, za nyeshyamba mwumva bajya bavuga, inyeshyamba nda gihugu eba ifite, nda n'icyangombwa cy'igihugu eba ifite, ariko njyewe namwe turashimira Imana ko dufite ubwene gihugu. Haleluya, haleluya. Turafite ubwene gihugu bw'ubunyarwanda. Mana nihabwe icyubahiro. Hari n'abagira ubwene gihugu burenze bumwe, ariko kuba ufite ubwene gihugu, uri mu gihugu, ufite igihugu cyawe ubarizwamo, uba uri umuntu ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Yo mwumva bavuga ngo ni inyeshyamba, ni abantu mu by'ukuri nda cyangombwa cy'igihugu wamubaza ngo arafite. Ni umuntu w'inzererezi uba uri aho ubutereye aho ngaho, iyo bwije uwo nguwo ashobora no gupfa, agapfa gutyo ngimbwa. Birashoboka? Ndago bishoboka. Ariko njyewe namwe turi kuri uyu musozi, icya mbere ya byose ni uko dufite umutekano. Dufite umutekano. Hageze ikibazo ugira hari uwagukurikirana. Mana twegere kandi tugire neza cyane. Haleluya. Cya gatatu nanone mbwira abantu ni uko ufite ideni cyangwa itorero ubarizwamo. Iyo rero ibyo bintu bitatu ukaba ufite umuryango, ufite igihugu ucemera kikwemera, none icya gatatu ukaba ufite ideni cyangwa itorero ubarizwamo, buri umuntu ukomeye cyane. Hari abantu bigize abadanje ngo ndibajya mu ideni cyangwa se mu itorero. Ndababwira ukuri, hari igitondo kimwe buzaca wumva ukeneye kujya mu itorero. Buriya yemye basenga turi kumwe, haleluya. Ni byiza kuba ufite padiri, ni byiza kuba ufite pasiteri, ni byiza kuba ufite shehe. Mana twegere bone abo bantu batatu niba Imana ikoresha, kuba ufite padiri, ufite pasitori, ufite shehe, abo ni abayobozi b'amatorero cyangwa se b'amadini. Umenya ryari ko umuntu adafite idini? Ni igihe yavuye mu mubiri. Ni igihe yavuye mu mubiri bakamuhamba gipagani, nta muhango wa gikristo. Buryo uwo nguwo abagosheje ishyano, baramusiganira, habura n'umuterera isengesho rya Data wa twese wo mu ijuru, ararebura. Habura n'umuririmbira indirimbo ya 211. Waba yagushije iki yemwe? Ishyano. Haleluya. Mwebwe renga abantu turi kumwe, igihugu, umuryango, itorero cyangwa se idini, niba mubifite murahirwa, kandi ndabona abazamura kuri musozi mutabifite birahari. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Tumaze mu kanya gusengera igihugu no gushimira Imana ko dufite umutekano. Amen. Tugeze mu mwanya wo gusengera bene data barwaye, bari mu bitaro hirya no hino, byaba iby'ikizungu byaba iby'ikinyarwanda, haba se ari mu rugo, uko wakumva bimeze kose niko kanya tugezemo. Haleluya. Bungaho basengere. Yenda hari abagutumye, nanjye hari abantumye ko dubafasha gusenga tukazamurana, tukikorerana imitwaro nguko Bible ibitubwira. Ako kanya niko tugezemo mu munota umwe wonyine ubu bazamuye misengesho. Data mu izina rya Yesu, turacyari imbere yawe, turacyaguhamagara kwamaze utindane natwe, kwamaze ubwiza bwawe nyakubahwa Imana butindane natwe kuko uri Imana nyamana. Utubare Imana, utubare umucyo, utubare ibyiringiro kuko uri Uwiteka. Sengera abarwayi Data wa twese myiza bari hirya no hino, wari wese urwaye uzakurikirana yeno video, uzamukiriza ubuntu, uzamukiriza kwiyubahisha kugira ngo izina ryawe rishimwe kuko uri Imana nyamana. Data wa twese myiza turasenze, sengera
turengera bashiki bacu bari hirya no hino mu buryo bitandukanye, babandi badusabye kubikorera imitwaro, Mana ubane nabo mu izina ryawe ryera. Babandi barwaye, babandi babuze urubyaro, bahereza urubyaro mu izina ryawe ryera. Babandi babuze akazi, Mana ubaha akazi gakwiriye abana b'Imana mu izina ryawe ryera. Nyakubahwa mwami mwiza, babandi babuze ibyangombwa bibakura hamwe bibajyana ahandi, Mana ubagirire neza kuko uri Uwiteka. Babashiki bacu bashaka ingo mu izina rya rikomeye, babashiki bacu bakeneye ubukwe baturabengingiye kugira ngo baremere, babare umuco, babare Imana, babare ibyiringiro kugira ngo izina ryawe rishimwe kuko uri Imana nyamana. Mana n'abana bawe mu izina ryawe ryera, Mana utabarse kwera kwawe bari gucuruza bagahomba mu izina ryawe ryera. Bagirire neza, babone umugisha, babirukanye ku kazi bagirire neza, Mana utindane nabo mu izina ryawe ryera. Abari hirya no hino hatandukanye bababaye, abo ngabo twifatanije nabo, nyakubahwa Imana ngo bagirire neza. Barwaye mu mavi, barwaye mu birenge, barwaye indwara z'umutima, indwara zidakira, Data wa twese myiza bose ubegere kuko uri Uwiteka. Ngano ubane natwe, ngano tugirire neza kuko uri Imana nyamana. Migambi yawe ni myiza, bwambe bwawe n'ubw'iteka ryose. Mana turagushimiye, izina ryawe ryubahwe kuko uri Imana nyamana. Ngaho tubera Imana, tubera umuco, tubera ibyiringiro, dufashe muri byose Data kubw'imbabazi zawe. Ngaho twemerere, uri Imana y'urukundo, ngaho twemerere, iturengera, ngaho twemerere, tureberera. Ndagushimye mwami wanjye uranyumva nuriyo ndavuga, uhora undegeye ugutwi kwawe, kumva icyo usabwa n'umwana wawe, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu uranyumva niyo ndavuga, uhora undegeye ugutwi kwawe, kumva icyo usabwa, kumva icyo usabwa n'umwana wawe, mwami Yesu uranyumva ntacyo naburiye mu rugo rwawe, ntacyo naburiye mu rugo rwawe, mwami Yesu, Yesu, mwami Yesu uranyumva. Haleluya, haleluya, amen. zirikana ku Uwiteka ari kukumva, zirikana ku Uwiteka ari kukumva. Mushiki wanjye turi hamwe, mushiki wanjye uri kudukurikirana, menya ngo uko wakumva bimeze kose, situasiyo yose wakumva urimo, uburibwe bw'ikibazo bwose wakumva uhagazemo, menya ngo Imana muri kumwe, menya ngo Imana muri kumwe n'icyo kibazo, menya ngo Imana murababaranye, Imana murababaranye, Imana ifatanije nawe kubabara. Ntabwo inezejwe n'ubwo burwayi bukumazeho imyaka Florence, ntabwo inezejwe n'iyo myaka umaze ushatse utarasama, ntabwo inezejwe nabyo. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Mama Norere, ntabwo inezejwe n'iyo mugabo wawe ari nawe ahure, Mana ihabwa icyubahiro. Mama Jize, ntabwo Imana ibinezerewe nubwo ubona bimeze gutyo, ariko ntabwo bishimishije Imana. Imana ibabaranye nawe, Imana ibabaranye nawe, ibabaranye nawe mu buribwe bwawe, ibabaranye nawe. Niyo mpamvu yavuze ngo mwebwe abarushe namwe abaremerewe nimuza kunsanga nzabaruhura. Imana ihabwe icyubahiro. Wede kodotanime lelele ko lederese fano tadoneko. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Cyefuzo cyawe Imana icumve, cyefuzo cyawe Imana icumve, cyefuzo cyawe Imana icumve.
reka twumve mubyeyi. Mwami Imana utwumve, Imana utwumve, Imana utwumve, Imana, haleluya Mwami Imana utwumve, Imana, tubivuge Mwami Imana utwumve, Imana utwumve, tugiye gusenga Mwami Imana utwumve, tugiye tugiye gusenga Mwami Imana, Mwami Imana utwumve, haleluya Mwami Imana utwumve, haleluya Mwami Imana utwumve, haleluya. Amen. Turacyari gusenga, tuvuge ngo amen. Turacyari gusenga. Mama Giselle, gira vuba usenga Imana ko mukobwa wawe kuko waje gusenga, komba gusenga Imana kaze ngwereze iminota 3 cyangwa 5 suze mano bagenzi bawe n'abandi bose bazakubona niba hari n'ijambo uri basangiza ijambo ry'imbaraga. Mana twagere kandi tindane natwe cyane. Niyamamara niyamamare, haleluya niyamamara niyamamare, ho niyamamara niyamamare, Mwami wacu niyamamara niyamamare, Muchunguzi niyamamara niyamamare, haleluya niyamamara niyamamare, tubihamya niyamamare, ho niyamamara niyamamare, haleluya. Mama Giselle biri kumufasha nibyo yenda gufashisha bene data n'abashiki bacu twebwe abari hano n'abadukurikiye online. Mana ikomeze tindane natwe cyane mu magambo atari menshi, nzikufite byinshi byafasha abadamu bagenzi bawe. Haleluya. Kuko muri Rwanda hirya no kwese harenza hari abanyabutayo benshi, ariko muhumure Yesu ari ku ngoma, muhumure Yesu ari ku ngoma n'umucunguzi, ibyawe arabizi kandi abisobanukiwe. Mana twegere kandi tindane natwe cyane. Karibu turagusengeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje, ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ngushimiye kuri Imana turebera aho tutareba, kandi ndagushimiye ko witeka we ibijya kuba wowe uba wabibonye. Turi kuri musozi wa Rubavu, uri Imana isobanura ibidasobanutse, uri Imana, uri Imana, uri Imana igisobanura ibidasobanuka. Uwiteka we twarakubonye, Uwiteka we twarakubonye, dufite ikimenyetso kirenze kimwe k'uyu munsi uri kumwe natwe. Ndagushimiye rero kugomeje kubana natwe, urakoze, gomeza ugaragare nk'Imana, ni mu izina rya Yesu yakoze, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Reka mbanze nivuge kubera ko kwivuga ntago byantera isoni. Nitwa Nyirambarushimana Judith, ndi umumama ndubatse, ndi umubyeyi w'abana 4, ibindi Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ku ijambo riri hano muri Bibiliya, duhumuriza abantu imitima ko Yesu ari hamwe natwe. Haleluya. Ndetse tubwira abantu yuko niyo waba ugeze mu bibazo, niyo waba ugeze ubwo uri kwenda gupfa urwaye, Yesu ko ari umutabazi wacu. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Twihute cyane dusome ijambo ry'Imana riri mu Abami ba kabiri, Abami ba kabiri ibice ni 20. Tugiye kuganira kuri uyu mugabo witwa Hezekiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera ko Imana ari umukozi w'umuhanga, Imana yacu ishoboye byose, mu byishoboye natwe ibyakira bishoboye. Haleluya. Tugende twihute cyane dusome Hezekiya, dusome Abami ba kabiri ibice 20 ku murongo wa mbere, turarangiza no murongo wa 5. Haravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati,
ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu. Amen. Haleluya, haleluya. Iri jambo ndarikunda cyane, kubera ko iyo ugeze mu bibazo, iyo ugeze aho urwaye wenda gupfa, Hezekiya yararwaye ndetse araremba, ageze ubwo wenda gupfa, Uwiteka Imana yacu ishoboye byose ihagurutse umukozi wayo Yesaya, aragenda agera aho Hezekiya ari. Haleluya. Kuko Hezekiya we yari yihebye cyane, kuko uburwayi bwari bumaze kumurambira, ariko agezeho arambirwa n'uburwayi, Uwiteka ahagurutse umukozi wayo aramubwira ati, Yesaya sanga umukozi wanjye Hezekiya. Haleluya. Ni nk'uko nawe Imana ijya guhagurukiriza umukozi, ikamukura ku musozi wa Gisenyi ikamujyana hanze y'u Rwanda. Haleluya. Yagerayo ikamubwira ati, mwana wanjye humura. Haleluya, haleluya. Ati, mwana wanjye humura kuko ndi kumwe nawe. Uko niko Hezekiya byamugendekeye. Hezekiya maze rero Yesaya, Imana ituma Yesaya kwa Hezekiya. Yesaya akimara kugera kwa Hezekiya, uko byagenze, Yesaya yarafashe abwira Hezekiya, aramubwira ati, wetegura iby'inzu yawe kuko ntabwo uzakira. Haleluya, haleluya. Ariko dufite Imana ijya yongera iminsi yo kurama. Haleluya. Iyo Mana ijya yongera iminsi yo kurama niyo ndi kukubwira muri uyu mwanya. Iyo Mana igikura umuntu muri koma, iyo niyo ndi kukubwira. Iyo Mana igizura abapfuye, iyo niyo ndi kukubwira. Yesaya yageze kwa Hezekiya amubwira ibyo Uwiteka Imana imutumye. Aramubwira ati, umva wa mwami we, Uwiteka arambwiye ngo tegura iby'inzu yawe kubera ko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Haleluya. Ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya, haleluya. Mu ijuru dufite Imana itabara, mu ijuru dufite Imana igizura abagiye gupfa, mu ijuru dufite Imana igikura abantu muri koma. Haleluya, haleluya. Imana ibwira Yesaya ati, ihute ugende ku mukozi wanjye Hezekiya, numara kuhagera umubwira ategure neza kuko iyi minsi afite ni iminsi mike y'inyongezo. Ubwo Yesaya amaze kumubwira ubutumwa, arongera arakata aragenda. Akimara guhaguruka Yesaya akiva kwa Hezekiya, Hezekiya nta kindi yakoze. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Hezekiya yaragiye yerekera ivure, asenga Imana, asenga Uwiteka. Aramubwira ati, Yesu uribuka imirimo nakoze. Haleluya. Nimuze dushaka urwibutso. Amen, amen. Uribuka ko nagenderaga mu nzira zitunganye. Hezekiya aririra Uwiteka, aramubwira ati, uribuka kuko umunsi wa gatatu natereraga umusozi nkajya mu nzu yawe. Haleluya. Irwo ni rwibutsa, ari kwibutsa nde? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesaya ataragerayo, atarashika mu murwa. Haleluya. Imana irongera imusubiza inyuma, asubira kwa Hezekiya ngo genda umubwire ngo amarira yawe nayumvise ndetse n'amaganya yawe nayumvise, ahubwo nkongerera imyaka 15. Haleluya. Ndagira ngo mbwira abadukurikiye, ni waba uri mu kibazo, waba urwaye, waba ufite ikibazo cyaburiwe umuti, Yesu aratabara. Yesu arakiza. Waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda. Haleluya. Yesu aratabara. Mana yacu ishimwe cyane. Ndizera ndashidikanya ko Uwiteka yaje kugutabara nta muntu ujye umutanga imbere, kuko yatabaye Hezekiya.
imwongerera imyaka 15 yarageze ubwo arembye, yarageze ubwo Uwiteka abona ko we bitagishobotse kwakira, ariko kubera kwiheba kwa Hezekiya Uwiteka atuma Yesaya agera kuri Hezekiya, niko gukira imwongerera imyaka 15 maze Imana igaragaza ubutsinzi bwayo. Haleluya. Nawe nubwo ufite ibibazo bikuremereye, waba urwaje, waba ufite indwara zananiranye, waba uri mu bitaro, waba uri za hopitale, hazashashika aho hose Uwiteka agerayo, ijambo ry'Imana rikagukiza. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Uwiteka ashimwe kwajya twongerera iminsi yo kurama. Aho uri hose wumve ko Uwiteka yakongera iminsi yo kurama. Aho uri hose Imana ikagukura mu madene, aho uri hose Imana ikagukura, umva Uwiteka akagukurayo, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Turagushimiye cyane Mana, tugushimiye ko ijambo ryawe hari aho ridukura akaba ari naho ritujyana. Tugushimiye ko wongereye umukozi wawe imyaka 15. Uwiteka wakoze ibitangaza, twarakubonye, izo ni imbaraga zihamye izina ryawe. Natwe rero reka tukubone kuri uyu musozi turiho, tubone ububasha bwawe, tubone imbaraga zawe. Abari hanze y'igihugu babone imbaraga zawe. Hari ababuze amahoro, hari ababuze Yesu, turasabye amahoro mu bantu bawe. Hari abarwayi bumvishira ijambo, Mana bakize. Hari ababuze amahoro, Mana yabahe muri aya masaha, babone imbaraga zawe, babone gukomera kwawe nk'uko Hezekiya yabonye gukomera kwawe ukamwongerera iminsi yo kurama. Urakoze kuri umwami n'umukiza, tugusaba bike ukaduha byinshi kubera ko ushoboye ibyo byose. Urakoze, ndagushimiye ko byose ubyumvise kandi kubikora. Ni Imana tubisabye mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arakoze cyane kubwo kudukomeza n'amagambo y'Imana, Imana inyurije muri we, kandi koko uko wakumva bimeze kose Imana muri kumwe. Hezekiya Imana yamurwaniriye kandi yibutse imirimo yakoze. Birashoboka ko yibukije Imana byinshi, nawe wakibutsa Imana uyu musozi, wakibutsa Imana ahandi hantu hatandukanye wagiye ujya kuyegerera, cyangwa se icyo watanze mu murimo w'Imana, Imana yacegabwa icyubahiro. Twakire na mwene Data Damascene mu minota mike cyane, hagati y'3 n'5, nawe agira icyo atubwira, icyo Imana iri bumubwire. Karibu rwose nawe akitugezeho, turamwakiriye mu izina rya Yesu. Ni karibu umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 22 ku murongo wa 12. Aravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororane kugira ngo ngororere buri muntu wese bikwiranye n'ibyo yagize ute. Haleluya. Amen. Uyu ni Yohana Patimo, umwari mu bigishwa ba Yesu. Uyu Yohana ari mu kigwi Patimo, niyo yaje kubona iyerekwa, abona ijuru, abona n'isi, abona n'ijuru, abona n'umwami Yesu aje kuvuza iki? Imbanda. Haleluya. Ariko ijambo riratubwiye ngo dore ndaza vuba, nzanye iki? Ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese bikwiranye n'ibyo yagize ute. Arongera avuga ngo kandi ndi harufa ngabona itangiriro niki, bivuga ngo iyi Mana turi gukorera niyo tangiriro niki n'iherezo. Ndawe uzamubanza ndanu uzagira ute? Zamuheruka. Amen. Aje vuba, arazanye iki? Z'abakoze, abagabo bakoze, abasore bakoze, abagabo bifashe buririki imisozi. Matayo 5 aravuga ngo abonye abantu benshi abwira abahiriwe abariho ngazamuka iki? Nguko twazamutse iki? Abazamutse umusozi bizeye baje gukorera Imana mu mvugira atamena. Haleluya, haleluya. Arangije arababwira ngo ngazamutse umusozi ngarabitegereza ngabona abahiriwe abari bahiriwe nabaje gusengera mu kuri no muki. Yesu arangije arababwira ngo ahigwa bakene mu mitima. Impamvu twaje muri musozi niko dukenye mu mitima yacu. Yohana mu bice 9 ngo Yesu arangije yitegereza impumyi ngayizura ngayikoze ku maso ngo ngarangije yihumura, ngarangije kuyihumura ngikira ubuhumyi bwayo. Ngo bamwe mu bigishwa ngo baramubaza ngo ariko Yesu ngo mbese uyu mugwayi ngo yavutse ari imbunyi? Ngo Yesu arongera arabitegereza arababwira ngo uyu muntu ntabwo yavutse ari ngo kwari kugira ngo ntabwo ari karande zo mu miryango, nta nubwo ari ibyaha byaba byo mu muryango gwe, nta nubwo ari sakarande aho yavutse, ahubwo mu gihe ngiki
icyo ubayemo icyo mbayemo nahuri n'ibibazo ufite n'ibyo ukonye n'ubugwayi ufite byashoboka yuko waba ufite ikibazo byashoboka yuko waba urwaye nguyu mugwayi ukaba waravutse cyangwa ukaba warahumye cyangwa ukaba waramugaye cyangwa ukaba uri mu bitaro cyangwa ukaba uri kwa muganga ariko kugira muri aya masaha wizere yuko Yesu akiza Yesu agira ute ibyawagize ute abizemo ngarangije aramubwira ngo nukugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe hehe hagati mwe amen ariko aje vuba zanyiki zikuranye buri muntu wese ibyo bikuranye n'ibyo yagize ute nyakoze amen aleluya reka dusozereza aha ngaha Imana itugirire neza nitwa Nzabera Jean Damascene nomero za telefone ni 07 8 28 2 5 8 6 2 nizo nomero za telefone Imana ibagirire neza amen haleluya Imana rwose mu mugisha menshi cyane kandi Imana ikomeze mwene data udukurikiye uduteze amatwi hirya no hino menya ngo Imana yakira hari niyo tangiriro niyo herezo kibazo cyawe urakizi ubuzima bwawe birabuzi n'umurengezi n'umutabazi humura wigira ubwoba twaje kwegera Imana nawe wafatanije natwe kwegera Imana nukuri nawe Imana ikurengere cyane reka duse nabagana ku musozo haleluya duse nabagana ku musozo twakire mwene data aze nawe dukomezanye kano kanya k'iminota nge 3 cyangwa se 5 dusigaranye ariko zirikana ngo cyifuzo cyawe utaragera na hano ukibona kare yari yakibonye Imana irabizi Imana simpamvu uri kuyu musozi mugira ngo uzagira icyo bibutsa Uwiteka Imana yacu Yes, reka dushime Imana ko urugendo rwacu rukugana ku musozo gusa abantu badutumye mwabonye ko tutabatengushye ahubwo tuba tugerageza tukakora ibyo mwadusabye mu bushobozi dufite n'imbaraga zacu dufite tukazamuka imisozi gusa byari bigoranye kuzamuka muri uyu musozi ntago nizeye ko biri buze kugenda gutyo ko twagezemo hagati nkuko nabibabwiye imvura irakuba ndavuga ngiye kutunyagira kandi hano nkuko muri kwabura nta mazi ahari mwibaza ngo twari kugama hehe gusa twihaza turavuga ati Imana hari ikiri buze gukora pastor ibintu warabyize ko imvura iri buze kugenda kubera Imana imvura iraguye ngira abo tuba turi kumwete maze kurambirwa kunyagirwa n'imvura Imana imbabarire uyu munsi imvura ndinyagire ndashimira Imana rero ko yumvishe gusenga kwanje imvura ndinyagire akazuba kari kuva ndege ndi kuzibona zimeze neza donc tumeze neza turi mu Mana ndacyo tubaye gusa twizeye ko turi buze kwitwikira imitaka imvura iri kugwa ariko twitwikira imitaka kubera izuba ariko nta kibazo imvura iri buze kugwa twamanutse anga kuko no kwamanuka imvura yaguye nabyo n'ibindi bibazo gusa reka twakira umuntu umwe hano wumva abohokeye kuri uyu musozi agira azatubwire wenda twumve icyo urugendo rwacu rwamaze n'abadukurikiye namwe mwandike muri comment munaduhamagara inbox ku nimero tugiye kubaha mu kanya mutubwiye kuntu urugendo namwe rwabagendekeye turakira umuntu umwe gusa hano hari nazi ni wowe yes urugendo abona rukugendekeye gute wowe ku ruhande rwawe mu rugendo ndabona rwangendekeye neza kuko nazamutse numva afite ikibazo kindemereye ariko ubu ngubu ndumva umutima wanjye utuje nizeye neza yuko nubundi ndamanuka uyu musozi nkagera mu rugo byose byakemutse ibyo nazamuye kuri uyu musozi ndi gushima Imana cyane yuko nkigera kuri uyu musozi bisa numva ihumure mu mutima numvishe nguwe neza kandi nizeye neza yuko nubundi irakomeza gukora imirimo n'ibitangaza ni murakoze cyane yes umuvuga butumwa cyangwa se umuntu wanuturangaje imbere mu rugendo ni Pastor Bane ni kintu wamubwiye wapanze uru rugendo ikintu namubwira mbere na mbere ndashimira Imana iyo yemeye yuko mumenya kubera yuko iyo ntaza kumumenya ntago mba nazamutse uyu musozi yego ariko ndi gushima Imana cyane kandi na pasiteri mushimira musaba kugira ngo Imana ikomeze imwongerera amavuta ikomeze imukomereze muri uyu rugendo kugira ngo n'ahandi hatarahana hazatugeze yego reka twakire undi muntu umwe ufite icyo yabwira nk'umuntu warutiyongoje muri urugendo wapanze urugendo Pastor Bane bari cyo yamubwira nawe nagira icyo amubwira Haleluya amen wikiriza ati amen amen nanjye ndi gushima Imana yego nukuri
uru rugendo ndushimiye umupasiteri wacu ajya dutekerereza ibyiza abona akababaro dufite n'agahinda dufite akumva n'ubundi agomba kutugeza ahantu tugomba gushirira kagahinda nawamubabara ndi kumushimira cyane rero namushimira aho agejeje ari kutugeza n'ubundi muri bwabo bubasha yahawe n'Uwiteka Imana ndamushimye cyane ngewe nkurikije aho yankuye muri bwabo bubasha yahawe n'Imana ngewe ndi kumushima cyane sinabona n'uburyo mushimira n'ukuri kuko yankuye ahantu hakomeye cyane yego amashimwe ni menshi twamushimira kuko n'ubundi turacyamushima kuko hari byinshi agomba kutugezaho muri uru rugendo rugana hehe mu ijuru. Yes, noneho microphone insubize Pastor Bane tugana tujya ngabagana ku musozo w'urugendo rwacu. Pastor Bane natwe turagushimiye kuba waremeye kudukura kuri Gonareke TV ukavuga ngo reka tuze gufatanya n'abakozi b'Imana tuze no gufatanya gusenga Imana. Abantu mwamwe tumenyeye kuri Gonareke TV, nje ni nka David kuri Gonareke TV muramenyereye na Pastor Bane nawe muzi ko nagiye mutumira kuri Gonareke TV, ariko uyu munsi twaje kurindi mu Kristo hose nivuga butumwa no kubamaza ijambo ry'Imana. Mwumve ko abantu bakunzi ba Gonareke TV gukora kuba bakurikira Gonareke TV ugakurikirana ndi mu Kristo byose ni byiza. Pastor Bane tugana ku musozo. Yego. Urugendo weho navuga mbese wowe uruhaye agaciro kankana kati. Uru rugendo harimo byinshi. Icyambere navuga nuko imbaraga z'Imana ziri kuri twebwe. Yego. Twazibonye amavuta y'Imana arahari. Kandi Yesu ubwo yavuga ku musozi amanutse akagera mu kibaya agasanga bari bamutegereje nibwo abarwayi bakiraga. Yego. Nibwo imbumyi zahumukaga, nibwo ibirema byagendaga. Kubw'izi imbaraga rero duhawe n'Imana tumanukanye ku uyu musozi, nzi neza ndashidikanya abo turi busengere, abo turasengana nabo barabona ibitangaza by'Imana kimwe nuko natwe twabibonye. Yes. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, bano bantu twazamukanye nabo bari bafite amarira. Bamira ati Pastor wadushakiye ahantu heza tugomba kwirana n'Imana tukayibwira amaganya yacu tukabira ibyifuzo byacu. Ndashimira Imana cyane rero kuko babohotse begereye Imana baruhutse. Imana yavuganye nabo yabahumurije. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya gatatu, kubazadukurikirana ku ikoranabuhanga, Imana ikomeze itendane namwe cyane. Imana tubwiye byiza muhumure turababwira hirya tunyuze mu gikari. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Sawa sawa. Yes, noneho reka tugire gutya tuvuga ngo wadusigira nimero yawe kugira ngo abantu bazagukenera mufatanye mu buryo bwo gusenga cyane cyane ko bagukenera. Abayisanganwe iyo ni yindi uhari si yindi. Yego. Abatayifite nanone niko kandi kugira ngo nawe uyifate ugira amahirwe yo kuba wavugana n'umukozi w'Imana Pastor Bane. Nubwo turibuze kwipininga hasi, reka tumusaye tubwire narangiza adushyira n'isengesho ryo kudusoreza urugendo rwacu tunataha. Nimero zanje ni 078 24 53 8 2 6 078 24 53 8 2 6. Izo ni zo nomero zanje. Ziboneka no kuri WhatsApp, watwandikira anyuze kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara mu bundi buryo bwawe. Imana yacu igahabwa icyubahiro. Sawa rero, Imana yacu ikomeze ibishimire cyane. Kandi Uwiteka arabakunda arabishimira. Bibazo byawe arabizi, bukene bwawe arabuzi, gucekeza amashuri kwawe arabizi, kubura akazi kawe arabizi, kubura umugabo kwawe arabizi, kubura ibyangombwa arabizi. Ariko ndagutangariza ngo akira igisubizo mu izina rya Yesu. Akira igisubizo mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge Imana dusoze. Yesu niwe nihishemo yambere ndacyangura w'amahoro yambere y'ubuhungiro. Umwami niki igitare gikomeye yo mwami. Haleluya. yambere. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana nyamana byose, urera kandi urakiranuka, ugira neza, uradukunda. Turagushimiye kuba turi ku uyu musozi.
turagushimiye ko wavuganye natwe, turagushimiye ko watugiriye neza, izina ryawe nirishimwe. Lekodotadonareme. Mama Gisele, hari wica Imana ikoze vuba byihuse, hari wica Imana ikoze vuba byihuse. Hari umusozi wari ufite ikigeragezo, hari icyo Imana irakurwaniriye, Imana irakurwaniriye, acira igisubizo kimanuka. Lekodotadonareme. Datuze kodeta fororasi. Humurhereza Imana icyubahiro awe cyane kubwo kuzamuka uyu musozi. Hari icyo wita kateye mu nda yawe, cyakira ng'imbuto, imbuto iraje kandi iyo mbuto izera kuko yamaze